Ikiganiro twatangije n'indirimbo ivuga ngo nta munsi mubi ushobora kugukingiriza imbere yawo hatari ibyishimo uzabonayo, kandi nugera mu makuba ujye uyaganiriza uyabwire uti makuba we nkumbuye kubona ukurwaho. Dusoma ijambo ry'Imana, turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 5 n'umurongo waho wa 5 kugeza ku murongo wa 9. Dusome mu izina rya Yesu. Hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza undantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Amen. Uyu murwayi nta kofi yari afite ngo araha abantu b'abakarani wenda ngo ikidendezi nikihinduriza bamunage, ngo nta mafaranga yari afite. Ikindi cyongera ntiyari akineguka ngo bari baramuryamishije ngo izuba rimurengeraho. Noneho mu mibabaro ye no mu makuba ye yumva umuntu uje kumubaza ngo mbese ngo urashaka gukira, agira ngo ni nk'umuntu uje kumushinyagurira kuko ntiyarazi n'uwo ari we. Aramubwira ati, databuja, simfite umuntu. Nawe birashoboka ko waba nta muntu utekereza ko ufite, ariko nagira ngo nkubwire ko Yesu yatubwiye ijambo ryiza. Aravuga ngo ndagiye simbasize gutyo gusa, ahubwo ngiye kubategurira aho muzaba. Aho nzaba niho muzaba, kandi mukiri hano mu isi nzaboherereza umufasha uwazajya yenda ku bya data abibabwire. Yesu yadusigiye konegisiyo. Ndashimira Imana ko Yesu ajya amenya uko tumeze n'uko duhagaze, akaduha amakuru y'igihe kizaza, akatujyana mu cyerekezo cy'ejo hazaza, tukagendera muri ibyo byiringiro. Igihe cyagera Kristo agasohoza isezerano. Haleluya, haleluya. Ngo uyu murwayi ngo aravuga ngo simfite umuntu ujugunyamo. Iyo amazi yihindurira atangira kuzana impamvu, hari ubuzima ugeramo ukabona nta muntu wabukuramo, ugatangira kubwiyakiramo, ukumva ko bitazahinduka, ukumva ko uruwo gupfa, ukumva ko ubuzima bwawe bukurangiriyeho. Ariko nagira ngo nkubwire ko Yesu azi uko umeze. Yesu azi aho yagusanga. Yesu azi aho uryamye. Yesu azi ubushomeri uhagazemo. Yesu azi ubupfubyi bwawe. Yesu azi amakuba ubayemo. Yesu azi ibibazo byawe. Yesu umubabaro wawe aramubona, kandi ibyawe arabifite, abifitiye mu gihe. Uyu murwayi wari uri ku kidendezi, iki nicyo cyari cyo gihe. Iyi myaka 38, mbibutse ko Yesu yari ataranayimara ageze ku isi, ariko Yesu muri misiyo yari yaramuzanye, yari abizi ko n'uyu murwayi watawe agatereranwa, yari azi ko igihe kizagera akabyuka kuri icyo kidendezi. Icyo nkundira Yesu, akora ibitandukanye n'ibyo abana b'abantu batekereza. Yesu arangije aramubwira ngo, mbese urumva ushaka gukira? Urashaka gukira? Urumva ushaka gukira? Aramubwira ati, nta kintu mfite. Ni nkaho akamubwira ati, nta muntu wantangira amafaranga, nta muntu wanjugunyamo. Nawe ntiyaramufitiye icyizere, niyo mpamvu yamuhaye izo mpamvu zose. Arangije aramubwira ati, umva rero, byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Uwo murwayi muri ako kanya
kirambye. Hari igihe ikigeragezo kikurambaho ubundi wagera mu buzima utatekerezaga ko wageramo bukakubera nk'inzozi, bukakubera nk'inzozi ukumva atari nawe. Uyu murwayi niko byamugendekeye, ngo yahise yirukanka ahura n'abigisha ngo baramubaza ngo kuki wikoreye uburiri bwawe, abanyasabato ngo baramubaza ngo kuki wikoreye uburiri bwawe ku munsi w'isabato. Barangiza arababwira ngo mwimbaze impamvu yuko nikoreye uburiri bwanjye isabato yatangiye. Icyo nzi cyo nuko hari umuntu wambwiye ngo mwikorere. Ndashimira Kristo kandi agira amagambo y'ihumure, amagambo y'icyerekezo. Abantu batatekerezaga ko wabwirwa neza, Kristo ajya atubwira amagambo y'ihumure kandi akanabifatira umwanzuro. Ngo baramubwira ngo subira ujye kuryama nk'isabato ibanza irangire. Uyu murwayi ushingiye igihe yari amaze igihe ku kidendezi ntabwo yari busubire. Arababwira ngo njyewe iby'isabato ntibindeba, icyo ndeba ni uko nakize. Ahubwo niba mubishaka tugende. Icyakoze nimubona uwo muntu wambwiye ngo bwikorere ndamubereka. Ngo Yesu ngo yari ari ahantu ari kwigisha, ngo maze ngo uno muntu wari uri ku kidendezi agahita abwira abanyamategeko, arabwira ngo umuntu wankijije nguriya. Ngo baramubaza ngo kuki wakijije umuntu ku isabato? Ntabwo bashaka kuhatinda, ahubwo bashaka gutinda ku ijambo yabasubije. Arababwira ngo data aracyakora, nanjye ndakora bugingo n'ubu. Bishatse kuvuga ngo n'aka kanya Kristo hari igitangaza yagukorera. Yesu ari mu kazi. Mwene data wikwiheba, wikumva yuko byagucikiyeho, wikumva yuko byakurangiranye, wikumva ko ubuzima bwahagaze, wikumva ko byanze utazashaka, wikumva ko byanze utazabyara. Hari igihe cyawe Kristo yateguye, kuko ubuzima bwawe arabuzi, azi uko umeze, azi uko uhagaze. Bwira ayo makuba yawe, uyabwire ngo wa makuba we nkumbuye kubona ukurwaho, wa munsi we nkumbuye kubona ukurwaho. Ugire ukwizera uvuga ngo Kristo ubwanzi yavuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete aba bazambona. Abo ngabo abantu bashakana Imana umwete bajya bayibona. Ndakubwiye mwene data, shakana Imana umwete uzayibona. Wikangwa niyo myaka 5 maze utarabyara, wikangwa niyo myaka 3, wikangwa niyo myaka 10, wikangwa nuko wize ukaba umaze imyaka n'imyaniko lisansi yawe ibitse. Wikangwa n'icyo gihe, ahubwo hari igihe Imana yateganyije kandi izagusanga. Ahubwo yiyegereze. Muramurimbi niri bivuga ngo mwiyegereze unamwikomezeho. Kristo yaje kugutabara, azana n'igishyize akababaro. Reka mubwire wa mubyeyi we, wivuga ngo dore narababaye naho mvuka, imiryango yaranyanze. Kuba imiryango yakwanga ikakuvaho ntibivuze ko Kristo yagutaye. Ndagira ngo muhe amakuru meza ko Kristo ibyawe bifite, ibyawe Kristo azi aho biri, ibyawe Kristo bifite mu kiganza. Yavuze ijambo rivuga ngo intama zanjye ndazizi kandi nta muntu wabasha kuzimvuvunura mu gipfunsi. Ndagira ngo nkubwire kuri mu kiganza cy'Imana, kandi icyo kiganza cy'Imana Imana igufitemo nicyo gifite byose. Icyo kiganza cy'Imana nicyo kirema, icyo kiganza cy'Imana nicyo gikiza, icyo kiganza cy'Imana nicyo gitanga. Muhaye amakuru meza, mubwira ngo Kristo wamenye uriya murwayi wari umaze igihe kirekire ari ku kidendezi, nawe Kristo azahuri. Kristo yamukijije atageze mu kidendezi ngo n'imyambaro y'itope. Kristo yamukoreye igitangaza cyumutse. Reka amagambo agwire abagabo bari kuvuga uburyo uhagaze n'uko umeze. Kristo naza bazahindura amagambo. Ntabwo uzigera ujya gutota, ntuzajandama ngo ujye mu kidendezi. Kristo azagukorera icyumutse. Wowe mwiyegereze unamwikomezeho, umushakane umwete, ibyawe Kristo azi aho biri. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Nari nkubwiye ngo Imana yakijije uriya murwayi wo ku kidendezi, nawe ibyawe izi ko bimeze, izi ubuzima uhagazemo,
nagira ngo nguhe amakuru meza ko ibyawe biri mu biganza by'Imana. Ibyawe n'Imana ibifite kandi izi ni igihe izazira. Wikwihutisha igihe cy'Imana, wigendera mu bihe by'abandi. Reka ngusengera Imana. Wewe wizera Imana itarimanye umwana wayo w'ikinege, nta kintu na kimwe yakwima. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Data wa twese mwiza, tugushimiye urukundo n'ineza yawe, tugushimiye ko utuzi neza, ukamenya imigendere yacu, ukamenya imyicarire yacu, ukamenya imihagurukire yacu, ukamenya ubuzima tubayemo, ubwo turyamamo n'ubwo twirirwamo. Ndagushimiye kuko uri Imana idukunda ikatuzirikana, utarebye ku ntege nke zacu, ahubwo ugakomeza kutugaruza ineza yawe. Izina ryawe ruhabwa icyubahiro. Sengeye aba bantu bamaze ku kidendezi igihe kirekire. Birashoboka ko cyaba ari ikidendezi cy'inzara, cyangwa kikaba ikidendezi cy'ubushomeri, cyangwa kikaba ikidendezi cyo kubura urubyaro, cyangwa kikaba ikidendezi cyo kubura urushako. Ndabasengeye kugira ngo ubahe imbaraga zo kwihangana, ubahe imbaraga zo kugutegereza badashidikanyije, kuko uri Imana ishobora byose kandi ikorera mu gihe. Ndasenze kugira ngo amaboko yawe ari mu kazi abagereho, ubakorere ibikwiriye, usohoze icyo wavuze ku buzima bwabo, ububakira ingo, ubaha urubyaro, ubaha akazi. Aba bantu babitse lisanse zimaze igihe kirekire, ubuzima bumeze nk'ubudafatika kubera ubushomeri. Ndabasengeye kugira ngo bakure kuri icyo kidendezi cy'ubushomeri. Ndabasengeye kugira ngo ubahe akazi mu izina rya Yesu. Umuntu wese uzumva iki kiganiro, ndamusengeye kugira ngo umugirire neza, ukuboko kwawe kwiza kurimo byose kumukoreho, umukorere igitangaza ku buryo tuzabona ishimwe. Waravuze ngo ndabatumye, natwe twemera kuza, udushyiramo ijambo kugira ngo tubwire abantu bawe. Waravuze ngo tugere mu mahanga yose, natwe twarakwemereye, dukora icyo wadutumye, icyo waduhamagariye. Niyo mpamvu twaturiye muri uko kwizera. Sengeye buri muntu wese kugira ngo ikiganza cyawe cyiza kimukoreho, umukorere ibirenze ibyo atekereza, umuremere ibikwiriye, umuremere iby'umuryango itari bumuhe, umuremere iby'akazi katamuha, umutunguze igitangaza nk'uko watunguye uno murwayi wo ku kidendezi. Urakoze kuko wumvishe gusenga. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Imana ibahe umugisha.